nongeye kuba ikaze inshuti bakuzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose. Muri aka kanya rero tukaba twakiriye amakuru atunguranye cyane, amakuru atugezeho muri aka kanya n'urupfu rw'umugabo wari ukomeye cyane, umuherwe, umushoramari wahizwe bikomeye ku isi yose mu gihe cy'imyaka 26 yose, ubu ngo bishyizwe iherezo ridasubirwaho. Felicien Kabuga, umwe mu bashinjwaga uruhare rukomeye cyane mu bikorwa bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994, amakuru yizewe aremeza ko yapfiriye mu gihugu cy'Ubuholandi aho yari afungiwe na Loni by'agateganyo. Urwo ni urupfu ruzanye ibibazo n'impaka z'amategeko zikomeye cyane ku rwego rw'isi, ndetse rukaba rutumye habaho itegeko rikomeye ryo gukora iperereza ry'amatsiko. Gumana nanjye rero muri iyi nkuru kuko tugiye kwinjira mu mizi y'inkuru kuva ku rupfu rwe kugeza ku mateka y'urubanza rwe rwasize imyanzuro ikomeye cyane. Mu gutangira rero reka dutangire dusobanura neza uko aya makuru ateye ndetse n'icyemezo gikomeye cyamaze gufatwa n'urwego rwa Loni rufite izi nshingano mu buryo bw'amategeko. Felicien Kabuga yapfiriye mu bitaro biherereye i Laye mu gihugu cy'Ubuholandi. Iki gihugu nicyo cyari kimufite mu maboko yacyo aho yari afungiye by'agateganyo mu gihe hategerezwaga igihugu cyari kuzemera kumwakira ngo aba ari cyo amaramo imyaka ya nyuma y'ubuzima cyangwa aturamo nyuma y'uko urubanza rwe rwahagaze. Aya makuru yemejwe n'urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha. Uru rwego rero rukaba rwatangaje uyu munsi ko uyu mugabo wari umaze imyaka myinshi afunzwe atagihumeka. Nyuma y'aya makuru, perezida w'uru rwego rwa IRMCT ni rwa rwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha mu rurimi rw'icyongereza rwitwa International Residential Mechanism for Criminal Tribunals, ariyo IRMCT, witwa perezida w'urwego yitwa Graciela Gatti Santana. Ntabwo rero yabyizeye gusa cyangwa ngo abyihorere ngo birangire gutyo gusa, yahise atanga itegeko rikomeye cyane risaba ko hakorwa iperereza ry'urwego rwo hejuru cyane hagamijwe kumenya amakuru y'ukuri n'icyateye urupfu rwa Kabuga mu buryo budasubirwaho kandi busabwa n'amategeko. Kugira ngo iperereza rigende neza kandi rikorwe mu buryo bwigenga, perezida Graciela Gatti Santana yahise ashyiraho umucamanza ukomeye cyane witwa Alphonse Aurier ngo abe ari we uriyobora kandi akore raporo ishingiye ku kuri kose guhari. Ari iperereza rije kuko urupfu rw'umuntu ukurikiranyweho ibyaha nk'ibi bikomeye mu rwego rw'isi rugomba gusobanuka neza mu mizi yarwo kugira ngo hatagira gushidikanya na guke gusigara mu miryango mpuzamahanga n'abari bategereje ubutabera. Mu byo tugomba kwibuka bishingiye ku mateka n'amategeko, Felicien Kabuga ntabwo ari umuntu usanzwe mu muryango nyarwanda na mpuzamahanga. Mu mateka y'u Rwanda mbere y'1994 yari umushoramari ukomeye cyane ufite amafaranga, imitungo n'ubushobozi buhambaye cyane. Ariko ibyo byose byaje guhinduka amateka mabi cyane ubwo yashinjwaga ko umwe mu baterankunga n'abateguye jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Uyu mushoramari Felicien Kabuga yakurikiranyweho n'ubushinjacyaha ibyaha by'indengakamere birimo icyaha cya jenoside, umugambi mubisha wo gukora jenoside ndetse no gushishikariza abantu ku mugaragaro ngo bakore jenoside. Usibye ibyo byaha bya jenoside, uyu mugabo yakurikiranyweho n'ibindi byaha byibasiye inyoko muntu, bivuze ko ari amabanyuranyije n'uburenganzira bwa muntu mu buryo bukomeye cyane ku rwego rw'isi. Ibyo byaha birimo ubwicanyi bw'agashinyaguro, ubuhotozi ndetse n'umugambi wo kurimbura abantu. Ibi byaha byose byakozwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, aho inzirakarengane zirenga 1 miliyoni zambuwe ubuzima bwazo zizizwa uko zaremwe. Ibi byaha nibyo byatumye amara imyaka myinshi ahigwa bukware n'inkiko zose z'isi. Felicien Kabuga yaje gufatirwa mu gihugu cy'Ubufaransa mu kwezi kwa Gicurasi mu mwaka wa 2020. Ifatwa rye ryari inkuru y'incamugongo ndetse
ni gitangaza gikomeye ku isi ku rwego mpuzamahanga, by'umwihariko mu rwego rw'ubutabera, kuko yari amaze imyaka myinshi cyane ahigwa, imyaka hafi 26 yihishahisha abundabunda hirya no hino ku isi, kandi akoresha amayeri ahambaye cyane, abifashijwemo n'umuryango we n'amafaranga menshi cyane yari atunze. Nyuma y'uko rero afatiwe mu Bufaransa muri uwo mwaka wa 2020, ubutabera bwahise butangira gukora akazi kabwo ubutazuyaje, hagamijwe ko aryozwa ibyashinjwa. Tariki 26 Ukwakira 2020, Kabuga yoherejwe bwa mbere muri kasho z'urwego rwa IRMCT zizwi nka Iraye mu Buholande. Ibi byakozwe kuko uru rwego ari rwo rwari rufite ububasha bwose mu buryo bw'amategeko mpuzamahanga bwo kumuburanisha ku byaha bikomeye cyane yarakurikiranweho. Urubanza rwe rwatangiye mu buryo bw'amategeko tariki ya 29 Nzeri 2022, aho abatangabuhamya batandukanye batangiye gutanga ubuhamya bwabo bw'ibyo bazi kuri uyu mushoramari n'uruhare rwe muri jenoside yakorewe Abatutsi. Icyakora urubanza ntabwo rwaje kurangira neza nk'uko benshi mu Banyarwanda ndetse n'abagizweho ingaruka n'ibyaha bye babyifuzaga cyane. Mu kwezi kwa Nzeri 2023, urugereko rw'ubujurire rw'urwego rwa IRMCT rwafashe umwanzuro w'amateka utarishimiwe na benshi. Urwo rugereko rwemeje ko guhagarika kumuranisha ari byo bikwiye mu buryo bw'amategeko. Impamvu abacamanza batanze nuko bemeje ko Kabuga adafite ubushobozi bwo guhagarara mu rukiko ngo aburane kubera uburwayi bwo mu mutwe n'ubw'umubiri bwari bumwugarije bikomeye cyane. Bavugaga ko indwara z'izabukuru n'ikibazo cy'ubwonko kizwi nka dementia zatumye atacyumva amategeko n'ibyo aregwa neza, bityo urubanza rwe rukaba rutakomeza mu buryo bw'ubutabera buboneye cyangwa icyo bita fair trial muri rurimi rw'Icyongereza. Nubwo urubanza rwa Kabuga rwahagaze mu buryo bw'agateganyo kuva muri uwo mwaka wa 2023, abacamanza banzuye ko atagomba guhita arekurwa ngo ajye kwitemberera ku isi nk'umuntu utagira icyo akurikiranweho cyangwa icyabazwa. Banzuye ko agomba kuguma muri kasho za Loni zizwi nka United Nations Detention Unit Iraye mu Buholande. Ibi babikoze mu gihe cyose yari agitegereje ko hari igihugu cyo ku isi nzima cyari kwemera kumwakira ngo abe ari cyabamo nk'umuntu urwaye kandi ushaje, ariko gifite amateka n'ibirego by'ibyaha bikomeye cyane bya jenoside. Muri iki gihe cyose cy'imyanzuro, igihugu cy'u Rwanda cyagaragaje ubushake bukomeye cyane kandi bugaragara bwo kumwakira. Leta y'u Rwanda yavuze ko yiteguye neza mu buryo bwose bwa tekiniki, ubw'umutekano n'ubw'ubuvuzi, kumubika no kumwitaho mu buryo bwubahirije amategeko n'uburenganzira bwa muntu. Ariko se byagenze bite? Abanyamategeko bamwunganira, no kuvuga bamwunganiraga mu mategeko, bafatanyije n'abo muryango we wa hafi barabyanga, baratsemba. Bagaragaje impamvu zavugaga ko uburwayi bwe bukomeye cyane butamwemerera gukora urugendo rurerure cyane rw'indege rwamuvana i Burayi runyuze mu kirere rukamugeza muri Afurika cyangwa mu Rwanda, bavuga ko ashobora gupfira mu nzira. Kubw'iyo mpamvu yo kwanga u Rwanda, Kabuga Felicien n'umuryango we bari bafite icyifuzo cyihariye cyane. Bifuzaga ko yakwemererwa gutura mu gihugu cy'Ubufaransa, ari naho yafatiwe bwa mbere, cyangwa mu kindi gihugu cy'i Burayi cyari kuba cyiteguye kumugorora. Ariko se ibyo bihugu byabyakiriye bite? Igihugu cy'Ubufaransa cyaramwangiye rwose, ndetse n'igihugu cy'Ubuholandi cyari kimufite muri kasho binyuze kuri Loni, cyagaragaje ku mugaragaro ko kidashaka na gato kafungurwa ngo agume ku butaka bwacyo afite uwo mudendezo, kabone naho we yaba arwaye cyane. Muri ibi bibazo rero byaho byo kwibaza aho yajya, ubushinjacyaha bw'urwego rwa IRMCT bwahise bugaragaza impamvu zikomeye z'amategeko zerekana ko Kabuga Felicien nta mahirwe na make afite yo kwakirwa n'ibihugu by'i Burayi yifuza kubamo. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko ibyaha bya jenoside yakurikiranweho ndetse n'uburemere bwabyo bikomeye,
bimukura rwose ku rutonde rw'abantu bagomba kurindwa cyangwa guhabwa ubuhungiro binyuze mu mahame mpuzamahanga yo kurengera impunzi ndetse n'amategeko agenga abinjira n'abasohoka i Burayi mu rwego rwa European Law. Bivuze ko umuntu ukurikiranweho ibyaha nk'ibi adashobora kubona uburenganzira bw'ubuhunzi cyangwa bwo gutura mu mudendezo aho i Burayi. Icyo tugomba kongeraho kandi cyagaragajwe n'ubushinjacyaha nuko Felicien Kabuga yamaze imyaka myinshi cyane yihisha ubutabera, akaba yaramaze igihe kinini mu bihugu birimo na kimwe mu byo yifuzaga gufungirwamo kuri ubu ari cyo cy'Ubufaransa. Muri icyo gihe cyose yihishahisha cyangwa yabundabundaga, umuryango we wamufashije cyane kuguma muri ibyo bihugu binyuze mu gukoresha amayeri akomeye nko guhindura imyirondoro ye, gukoresha impapuro mpimbano ndetse n'andi mazina ataraye. Ubushinjacyaha bwashimangiye ko ibi byose kuvuga ibikorwa byo kwihisha n'uburiganya bimwambura uburenganzira n'amahirwe ayo ari yo yose yo kwakirwa i Burayi nka muri sosiyete ngo yisanzure. Igisubizo kimwe rukumbi ubushinjacyaha bwatangaga cyari icyuko Kabuga Felicien yakoherezwa mu Rwanda aho kugira ngo akomeze abumutwaro utoroshye haba mu bijyanye n'amafaranga n'izindi nshingano kuri urwego rwa IRMCT, aho u Rwanda rwakomeje kugaragaza ko rwiteguye neza kubahiriza uburenganzira bwe bwose nk'umuburanyi cyangwa nk'umuntu urwaye ariko urupfu rwaje kumutanga ubutabera butararangira neza. Inshingano zabwo ntabwo zari zakarangiye, ubwo navuga inshingano z'ubutabera kugira ngo habaho gutanga umwanzuro wa nyuma. Mu gusoza iyi nkuru rero nshuti bakunzi ba Pilot News TV, urupfu rwa Kabuga Felicien ruragaragaza iherezo rya kimwe mu bice bikomeye by'amateka y'ubutabera bwa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, mu gihe abenshi n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bibaza niba ubutabera bwaratinze cyangwa butaragezweho neza kubera ko atigeze akatirwa n'urukiko mu buryo bwa nyuma ngo ahabwe igihano. Uru rupfu rwo mu Buholande rusize amateka menshi yo kwibazaho n'ibibazo byinshi bishya mu mategeko mpuzamahanga. Niba ukurikirana amakuru yacu rero hano kuri Pilot News TV, kora subscribe kuri kirango cy'ukomeza ubona amakuru yacu 5 kuri 5 kandi utazacikwa n'amakuru arambuye ku iperereza ry'icyateye urupfu rwe riyobowe n'umucamanza Alphonse Ollier n'indi myanzuro izafatwa na IRMCT. Mukomeze kugira ibihe byiza kandi murakoze cyane kubana natwe.